Iyi nkuru nkimara kuyibona nibajije ibibazo byinshi nawe ushobora kuba wibaza muri kano kanya, ukibaza wenda umuntu ashobora kubwirwa n'iki ko undi muntu ari isugi, ese byo abipima gute? Isugi zo zirangwa n'ibiki? Ibingibi rero nibyo byagarutsweho muri ino nkuru, ndetse binagaruka ku bihano bigomba gutangwa ku baganga bari gufasha abantu kuba babona ibyangombwa bijyanye no kuba ari amasugi. Leta rero ikaba yatangaje ko abantu bari gutanga bino byangombwa by'ubusugi, certificat de virginité, bazajya bahabwa ibihano. Ayusi reka ngwikaze rero ukomeje gukurikira gahunda za Tunga 250. Nizera ko umeze neza cyane, nubwo abantu batandukanye bakomeje kugenda batubwira ko hanze hari akabeho, ariko nizera ko n'undi imbeho y'ibigende irwanwa kandi bikagenda bimera neza, bikaba n'amahire. Tubonye akavura, imyaka igakomeza igakura, ibintu bikagenda neza cyane. Tugiye kuganira rero kuri no nkuru. Ni inkuru navuga ko yagiye yandikwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, yaba ibyandikirwa muri Afrika, ibyandikirwa hano mu Rwanda, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero leta ikaba yamaze gufata icyemezo cyo kuba yahagarika abantu batanga icyemezo cy'ubusugi. Angashobora kwibaza, ubundi gutanga icyemezo cy'ubusugi bisaba iki? Ese ubundi kugira ngo umenye ko umuntu ari isugi byo bisaba iki? Rero nibyo tugiye kuganiraho muri kino kiganiro muri kano kanya kuri Tunga 250. Nizera ko amaze gukora subscribe kuri no channel kugira ngo ujye ubona byose tugiye dushyiraho. Nizera ko amaze gukora icyo bita notification kugira ngo tujye tubishyiraho uhite ubibona. Ndetse ikindi nk'umusanzu wawe wakunze ibyo dukora, ukora share, ugakora comment, ndetse ukabana twandikira ukatubwira byinshi bigiye bitandukanye bifuza ko tuzagukoreraho, kubera ko dukora amakuru agiye atandukanye, amakuru abagenda garuka ku bintu bigiye bitandukanye. Dukora ibyegeranyo bigaruka ku bantu bagiye batandukanye b'ibyamamare cyangwa se abastari n'abandi wifuza, yaba muri politiki, yaba mu bukungu, yaba mu buhinzi, hose tugera tukareba uko bimeze kugira ngo tuguhe amakuru afatika bajyanye n'ibyo wifuza. Mbere rero yuko tuganira kuri ino nkuru, wenda kigomba kumenya nyine no kubanza ukubahiriza ibyo ngibyo kugira ngo tujye dukorana neza cyane. Wibuke gukora share cyangwa se gusangiza abandi bino biganiro byacu biba biri kuri Tunga 250. Ndetse ikindi wibuke ko washyiraho comment niba washimye ibyo twakoze, niba hari n'ibyo wanenze nabyo wajya bitubwira, nabyo ntacyo biba bitwaye. Ini nkuru rero yanditse ku bitangazamakuru bya hariya i Burayi, ikaba ivuga ko leta y'Ubufaransa irimo guteganya gutanga ibihano ku bantu batanga. Iyi nkuru nkimara kuyibona nibajije ibibazo byinshi nawe ushobora kuba wibaza muri kano kanya, ukibaza wenda umuntu ashobora kubwirwa n'iki ko undi muntu ari isugi, ese byo abipima gute? Isugi zo zirangwa n'ibiki? Ibingibi rero nibyo byagarutsweho muri ino nkuru, ndetse binagaruka ku bihano bigomba gutangwa ku baganga bari gufasha abantu kuba babona ibyangombwa bijyanye no kuba ari amasugi. Leta rero ikaba yatangaje ko abantu bari gutanga bino byangombwa by'ubusugi, certificat de virginité, bazajya bahabwa ibihano. Rero ibingibi rero akaba ari icyemezo cy'ubusugi gitangwa na bamwe mu baganga twakwita abarubika cyangwa se batemewe. Anga rero bakaba bitanga n'undi mu rwego runyuranye mu bijyanye n'amadini, y'amadini abashaka kumenya niba koko abamukobwa bagiye gushyingira ari isugi. Niba ari isugi rero bingaka ari byo bituma rero zino certificate cyangwa se bino byangombwa bitanga. Ahangaha umushinga w'itegeko rirwanya icyo Perezida Emmanuel Macron yise ubuhezanguni bushingiye ku idini ya Islamu. Ibi kandi bikaba byamaganwa n'umuryango w'abibumbye ONU, ukaba wasabye rero ko gusuzuma ubusugi bigomba guhagarikwa. Ahangaha ni hariya mu gihugu cy'Ubufaransa niho iyi nkuru iri kuvugwa. Abakobwa bagiye batandukanye bagiye gukora ubukwe by'umwihariko mu idini ya Islamu babanzaga gupimwa kugira ngo barebe nimba ari amasugi koko. Ahangaha rero abaganga akaba aribo batangaga kino cyangombwa cyo bita certificat de virginité. Anga ishyirahamwe ryo mu Bufaransa bita AIC ritanga inama ku bijyanye no gukuramo inda, rivuga ko guhagarika ibipimo by'ubusugi bisaba umurimo ukomeye wo kwigisha abantu. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Bufaransa avuga ko umushinga w'iri tegeko kuri ubu utaraganirwaho n'abanyepolitike b'u Bufaransa, usaba ko umuganga uwo ari we wese uzatanga icyemezo cy'ubusugi azahanishwa gufungwa umwaka wose
agatanga n'ihazabu y'ibihumbi 15 by'amayero. Aya ngaya ni nk'ibyo twakwita amafaranga akoreshwa hariya mu gihugu cy'Ubufaransa, nk'uko byatangajwe na televiziyo y'Abafaransa. 30% by'abaganga bari mu gihugu cy'Ubufaransa basabwe izo serivisi zo kuba batanga impapuro zerekana cyangwa se zigaragaza ko abakobwa ari amasugi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye bita ku buzima OMS cyangwa se WHO rivuga ko nubwo umuntu yaba umuhanga mu gupima akoresheje amaso cyangwa intoki, adashobora kwemeza neza niba umugore cyangwa umukobwa amaze gukora cyangwa se atarakora imibonano mpuzabitsina. OMS ivuga ko kandi ibi ari uburyo bwo kubangamira uburenganzira bw'abakobwa. Akaba ariyo mpamvu rero yaba ubutegetsi bwari mu Bufaransa, yaba OMS ndetse n'indi miryango irengera ikiremwa muntu yagiye ihagarika cyangwa se iri gusaba abaganga ko batazongera gukora ibingibi byo kuba bava ngo bari gupimira abakobwa ubusugi cyangwa se kubaha izi certificate rimwe na rimwe aba ari impimbano zigaragaza ko ari amasugi, kubera ko uko OMS bigarutseho hejuru ivuze ko udashobora gupimisha ijisho cyangwa se intoki cyangwa se n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga mu buvuzi ushobore kuba wamenya umukobwa cyangwa se umugore niba ari isugi cyangwa se yarakozeho imibonano mpuzabitsina. Ngayo nguko nizera ko rekomeje gukurikira ibiganiro byacu kuri Tunga 250. Kwibuka gukora share, comment na subscribe, muri tugakomeza kugenda tukugezaho n'andi makuru menshi abagiye atandukanye aba agenda yibanda ku bintu bishobora kukugirira umumaro, byaba mu byiciro bigiye bitandukanye, mu bijyanye na entertainment, yaba mu bijyanye na education, ubwo no kuvuga bijyanye no kwiga ibintu bishya ndetse no kumenya amakuru n'amateka y'ibintu n'abantu. Wakoze cyane rero kubana natwe kuri Tunga 250.